Satana ngo ajyana Yesu ngo amuhagarika ku gasongero ngo amwereke ubwami bw'isi n'ikuzo ryabwo ngo mu kanya gato. Arangije aramubwira ngo ibi byose narabigabanya. Ikibazo ese koko twese tuzi ko Imana rero yaremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose, ariko hano Satani yabwiye Yesu ngo iby'isi byose narabigabanye kandi mbigabiranye uwo nshaka. Isi ubundi iyo tuvuze isi tuba tuvuze ubutaka, iyo tuvuze isi tuvuze inyanja, ntabwo tuba tuvuze isi fizike. Iyo tuvuga isi ni ibiyikorerwamo, ni ibiyirimo. Bibiliya itubwira ngo yamweretse ubwami bw'isi amwereka n'ikuzo ryabwo, ariko arangije abwira Yesu ngo ibi byose narabigabanye. Yongeraho ijambo rikomeye aravuga ngo ndetse mbigabira uwo nshaka. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Ibi biri muri Yohana wa mbere ibice 2 ku murongo wa 15. Bibiliya Imana iti ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Niki gituma Bibiliya itubwira ngo ntitugakunde ibiri mu isi cyangwa iby'isi? Nuko ibiri mu isi, nuko iby'isi Satani yabigabanye. Iby'isi n'ibiri mu isi byose Satani yarabigabanye. Kubera iki? Umva ku murongo wa 16. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo. Hasi gato bavuga ijambo rikomeye ngo kuko ibyo bidaturuka kuri Data wa twese, ngo ahubwo bituruka mu isi. Ibiri mu isi byose biri mu kiganza cya Satani. Ndashaka gukurikiza ijambo rivuga ngo abigabira uwo ashaka. Uwo ashaka ninde? Ninde Satani agabira ibiri mu isi? Uwo ashaka ninde? Dusubire inyuma. Yabwiye Yesu ngo nupfuka mukandamye, nupfuka mukandamye, ibi byose ndabiguha. Numpfukamira ukandamye ndabiguha. Ubwami ndabuguha, icyubahiro ndakiguha, ikuzo ndariguha, gushimwa ndabiguha, gupfukamirwa ndabiguha, ubutunzi ndabuguha, imodoka nziza ndayiguha, kwemerwa ndabiguha, kuko ibyo byose biri mu kiganza cyanjye nabigabanye. Numpfukamira ukandamya byose ndabikugabira. Ubundi hari ikosa ridashobora kubaho. Nta kintu Satani ashobora kuguha na kimwe utamuramije. Ntiwacuruza ngo wunguke, ucuruzanya n'abandi bagerageza kugira amafagitire mpimbano. Rero nawe wizana ibyo kuvuga ngo uri uw'Imana 100%, shyiramo akantu gato mbone ko wandamije, nibonemo kugira ngo nguhe. Uri enjeniyeri, ufite amazu wubaka, nawe ukeneye kubaka inzu yawe nk'abandi ba enjeniyeri. Wizana ibyo gukiranuka, muramye, shyiramo akantu ko kumuramya. Vuga ko iyi nzu yubakishijwe miliyoni 100 kandi yubakishijwe 5, bigaragaza mu mpapuro. Mbese utanga amasoko ya leta, gira icyo ukora, gerageza. Ntacyo Satani yaguhuta muramije. Niba ukeneye kumera nk'abandi, niba ukeneye kwitwa umukire, niba kugendesha amaguru bitabereye umukozi w'Imana, kuba mu nzu bitabereye umukozi w'Imana, ramya Satani cyangwa uhitemo icyo ngiye kukubwira. Abaheburayo ibice 10 ku murongo wa 38. Biravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Muri iyi si turimo uburyo bwo kubaho ni bubiri. Ubwa mbere ni ukuramya Satani kugira ngo ugire icyo ubona giturutse mu isi, giturutse mu maboko ye, cyangwa ni ugutumbira Imana ukabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Niba umutima urarikiye iby'isi, winyura mu nzira yitwa kwizera. Nyura mu nzira yitwa kuramya Satani. Ramya Satani. Kwizera kuduha gutsinda isi, kwizera kuduha gutsinda ikibi, kwizera kuduha gutsikamira Satani, kwizera kudushoboza kuba mu isi nk'abashitsi n'abimukira. Kwizera biduha kuba abaturage b'igihugu cyo mu ijuru. Kwizera biduha ubusabane n'Imana. Kwizera biduha gukura abantu mu isi tukabagira abana b'Imana.
kwizera biduha gushitsa inshingano y'Imana yadushiriyeho mu isi. Nicyo kwizera biduha. Kwizera biduha umwuzuro w'ubumana. Kwizera biduha umwuzuro w'ubusabane na Data. Kubera ko ubundi mu isi si iwacu, twakagombye kuba turi mu ijuru. Ariko kubera ko turi mu isi, tubeshwaho no kwizera kugira ngo dushitse ubuzima bw'ijuru, dushitse ubuzima bw'iwacu nubwo dukiri mu isi. Ubundi kuba mu isi ni nko gutura mu nzu y'umugome. Muri iyo nzu y'umugome turimo ari iyi si, tubeshwaho no kwizera, tukabaho ubuzima bw'ijuru. Naho irari ry'iby'isi urigeraho unyuze mu kuramya Satani. Luka ibice 18 ku murongo wa 8. Mbese umwana w'umuntu azagaruka asanga kwizera ko kiba mu isi? Hano hari ibibazo dukwiye kwibaza. Niki cyatumye Yesu agira impungenge zo kwizera? Mu bintu byose dusoma mu ijambo ry'Imana, Yesu mbere yuko agenda yagize impungenge z'ikintu kimwe. Aravuga ati, mbese nzagaruka nsanga kwizera ko kiba mu isi? Ese abantu bazaba kibeshwaho no kwizera, cyangwa abantu bose bazabaramya Satani? Abantu muri iyi si bagira ubwoba bw'ubuzima, bagira ubwoba bw'ejo hazaza. Ibyo bikabatera kuramya Satani ngo babone nk'ibyo abandi babona. Bakibagirwa ko batazanywe mu isi na Satani, ahubwo bazanywe mu isi n'Imana. Abone bamwe. Abakabiri bo nuko bafite irari ry'iby'isi, bafite umururumba ururimbiye iby'isi. Bibiliya ivuze ngo ikiri mu isi n'irari ry'amaso. Mbere yuko umuntu atungira imodoka kumutwara no kumugeza no kumukura aha ikamugeza aha, abantu batungira imodoka icyubahiro n'izina. Mbere yuko umuntu atungira inzu uburyamo, serivisi imuha, ahubwo ayitungira kugaragaza ko ari igitangaza, ayitungira icyubahiro. Mbere yuko umuntu yambarira umwenda guhisha ubwambure, ahubwo awambarira kwereka abantu babone ko yambaye, babone ko ameze neza. Ikiri mu isi cyose ni irari ry'amaso. Intebe iberaho kwicara, ariko mbere yuko ugurira intebe kwicara, ahubwo uzabanza kuyigurira kwereka abantu ko ufite intebe nziza. Nibinjira mu nzu yawe batangare bakangarane, noneho wowe icyubahiro cyawe ikikugize kigaragare mu ntebe, ikikugize kigaragare mu nzu, ikikugize kigaragare mu modoka. Ikikugize ntukibone muri Yesu, ntukibone mu ijambo ry'Imana, ahubwo ukibone mu by'isi. Ubwo rero uzakibona mu by'isi, inzira yo kukigeraho ni ukuramya Satani. Ariko ikikugize nukibona mu Mana, inzira yo kukigeraho ni ukwizera. Uku gutinya kubaho gutumye benshi cyangwa abantu bose baramya Satani ngo babeho. Abantu benshi bibwira ko biri mu isi kuruta uko biri mu madini, ariko biri mu madini kurenza uko biri mu isi. Noneho abanyamadini icyo bakoze ni iki? Bitwaza iby'Imana bakagaragaza ko babeshwaho no kwizera, ariko mu by'ukuri icyo babeshaho ni ikiri mu isi. Ariko bityo barusha abitwa ko batari mu idini ni iki? Ni uburyarya. Nuko bitwikira urwo ruhu rw'intama nagereranya n'ibyanditswe na Bibiliya, n'umwambaro w'idini n'imyenda bambara n'amagambo bavuga no gutwaza ibitabo, ariko mu by'ukuri imbere ari ibirura. Nabo babeshwaho n'ikiri mu isi. Ntabwo amafaranga avugwa mu isi kuruta uko avugwa mu idini. Ntabwo icyubahiro kivugwa mu isi kuruta uko kivugwa mu idini. Igitumye ibyo byose biba nuko abantu ubuzima bwabo bumva bushingiye kubiriho, budashingiye mu Mana. Reka nongere mvuge ngo umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera kwe.